neza ibijyanye n'intambara y'uyu munsi ku bijyanye na Iran ndetse na Amerika, tugiye kubanyuriramo mu byagiye bitambuka kuri uyu munsi kugira ngo mumenye uko bihagaze ndetse n'aho byerekera. Amakuru yacu rero turatangirira hano ku myanzuro yagiye ifatwa. Amakuru ahuriyeho ni aya mbere ndetse n'aya White House yagiye ishyira ahagaragara kuri uyu munsi ku bijyanye n'intambara muri iriya operasiyo yitwa Epic Fury. Uko intambara ihagaze muri rusange turabizi, intambara ya Amerika ndetse na Iran yatangiye ku itariki 28 Gashyantare 2026, ubwo hagabwaga ibitero bikomeye ku kirere cyibasiye ibirindiro bya gisirikare bya Iran, ibigo bya nucleaire ndetse n'abayobozi bakuru kuri uyu munsi b'igihugu cya Iran bakaba batakiriho, batwawe n'icyo gitero cyabibasiye. Muri ibyo bitero umuyobozi w'ikirenga Al Khamenei n'abayobozi bakomeye barishwe, ibintu byahise bituma Iran isubiza ibitero bya misile ku birindiro bya Israel na Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Nyuma y'izi mvururu hashyizweho agahenge k'iminsi 14 katangiye kuri tariki 8 Mata ejo bundi 2026, kagenewe guhagarika ibitero by'indege hagati y'impande zombi kugeza kuri tariki 16 Mata. Kari kakiriho ariko gafite intege nke. Hanyuma ibijyanye n'ibyemezo nyamukuru byavuye muri White House guhera ejo kuri tariki 15 kugeza kuri uyu munsi, ibiganiro n'agahenge. Umuvugizi wa White House Karoline Leavitt yavuze ko ibyatangajwe bivuga ko Amerika yasabye kongera agahenge igihe atari ukuri. Ibiganiro na Iran birakomeje kandi bigenda neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yizera ko hari amahirwe menshi yo kugera ku masezerano. Hari icyizere ko hazaba urundi ruzinduko rw'ibiganiro Islamabad muri Pakistan hifashishijwe umuhuza cyangwa se igihugu kibahuza aricyo Pakistan. Amerika ivuga yuko yubahirije agahenge kuko yahagaritse ibitero, ariko ikibazo ni uko umuryango wa Hormuz cyangwa se hahantu haca peteroli 20% bya peteroli ijya ku isi hose utarafungurwa neza nk'uko byari byitezwe. Hanyuma ibyatangajwe na Perezida Trump uhereye kuri tariki 15, Trump yavuze ko intambara iri hafi kurangira. Yavuze ko Iran ishaka cyane kugirana amasezerano. Yatangaje ko isi igomba kwitega iminsi 2 ikomeye cyane mu biganiro biri imbere. Ubwo ni ukuvuga ibijyanye n'iminsi iri imbere bateguye, ubwo ni ukuyitegura kugira ngo muzamenye neza ibyasohotse muri iyo nama. Yemeje ko ubugenzuzi bwa Amerika ku byambu bya Iran no ku nyanja ya Hormuz ukomeza kugira ngo Iran igume ku gitutu kugeza habonetse amasezerano. Ibijyanye n'ubukungu ndetse n'ingufu, Minisitiri w'Imari Scott Bessent yavuze ko hashyirwaho ibihano bikomeye ku bihugu bigura peteroli ya Iran bifite amafaranga ya Iran. Ubwo urumva ko ibihugu byose bifite cyangwa se byaguraga peteroli muri Iran byatangiye kugenda bishyirirwaho ibihano. Ibijyanye iyo umuhora wa Hormuz ufunguwe neza, ibiciro bya peteroli bishobora kugabanuka cyane ndetse lisansi igasubira ku rwego rwo hasi kugeza munsi $3 kuri galo cyangwa se ku ijerekani mu bice bimwe. Icyerekezo cya Amerika muri ino ntambara, White House yavuze ko Iran itagomba na rimwe kugira intwaro za nucleaire. Ubwo ibijyanye n'ibisasu bya kirimbuzi. Umuryango wa Hormuz cyangwa se umuhora wa Hormuz ucamo peteroli ugomba kuba ufunguye ku bwisanzure bw'inyanja, nta misoro cyangwa kubangamirwa na Iran.
ubwo Hormuz igomba gufungurwa hatabayeho ibitero bya Iran. Nanone intego nyamukuru y'igisirikare cya Amerika mu ntambara zimaje kugerwaho mu minsi igera kuri 38 y'ibikorwa bikomeye, nubwo ibitero byahagaze. Igitutu cya gisirikare n'ubukungu kirakomeje binyuze mu bugenzuzi bw'inyanja n'ibihano. Hanyuma uko ibintu bihagaze muri rusange hamwe n'amakuru ya mbere ugereranyije, agahenge karacyariho ariko karoroshye cyane kandi gashobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Ubwo nta kwitega yuko intambara ya Iran na Amerika ihagarara vuba cyangwa se iri guteganywa guhagarara mu gihe batarashyirwa mu bikorwa ibyo basabana. Ndetse Amerika ikomeje icyitwa blockade ku byambu bya Iran n'ubugenzuzi bukomeye ku nyanja ya Hormuz. Iran nayo iracyafite ubushobozi bwo gusubiza nubwo ibitero bikomeye byahagaze. Ibiganiro biyobowe na Pakistan Islamabad talks birakomeje ariko nta masezerano ya nyuma araboneka. Ibihugu byinshi biri guhura n'ingaruka z'ubukungu cyane cyane kubera ihindagurika ry'ibiciro bya peteroli n'ingufu mu karere. Imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Iran ikomeje ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri Lebanon, Iraq ndetse n'ahandi. Icyerekezo rusange, nubwo Amerika ivuga ko igiye hafi kurangiza intambara, ibintu biracyari mu rwego rwo hejuru rwo kwitonderwa cyangwa se byo kwitondera. Agahenge gashobora gukomeza kagana ku masezerano y'amahoro cyangwa se gusenyuka bagasubira mu ntambara yuzuye. Nanone icy'ingenzi ubu uko diplomasi ikomeje, ariko igitutu cya gisirikare n'ubukungu nacyo gikomeje icyarimwe. Aya ari amakuru y'uyu munsi, mwari kumwe natwe, mukomeze kugira ibihe byiza.